Mbahaye ikaze ku biganiro byacu mwe mwese mudahwema gukoresha ibiganiro byamenya XYZ. Tubifurije amahoro. Dufite update uyu munsi. Hari indi ntambwe ikomeye cyane maze guterwa muri Pi Network. Ni intambwe ishobora guhindura cyane uburyo ecosystem ya Pi izakura mu gihe kiri imbere. Iyo ntambwe ni isohoka rya Pi Launchpad kuri testnet. Ibi si ibintu bisanzwe cyangwa se update ntoya, ahubwo ni nk'igikoresho gishya gifite uruhare runini cyane mu kubaka ubukungu bwa Pi bushingiye ku bikorwa bifatika, aho abantu badakoresha Pi gusa ahubwo bakayikoresha mu mishinga ifite akamaro kandi ifitiye abapioneer umumaro cyane mu buzima nyabwo bwabo bwa buri munsi busanzwe. Mu by'ukuri kugira ngo dusobanukirwe neza agaciro ka Pi Launchpad, tugomba kubanza gusobanukirwa ikibazo cyari gihari imbere. Mu isi ya Web3 na crypto muri rusange hari ikibazo gikomeye cy'imishinga myinshi yatangizaga token, ariko iyo mishinga ikaba idafite ibikorwa bifatika. Abantu baguraga tokens gusa bagamije inyungu, ariko nyuma ugasanga nta product ihari, nta service ihari, bityo agaciro ka coin ndetse n'umushinga muri rusange kakabura. Pi Network ahangaha nyuma yo kubireba no kubyitegereza byose, yahisemo indi nzira itandukanye. Aho gushyira imbere inyungu z'igihe gito, yahisemo gushyira imbere utility, ni ukuvuga akamaro nyako token ishobora kugira mu buzima busanzwe bw'abapioneer. Ni muri urwo rwego rero Pi Launchpad izanye uburyo bushya bwo gutangiza tokens, uburyo butandukanye cyane n'ubwari busanzwe muri crypto. Pi Launchpad ni platform ifasha imishinga gutangiza token zayo, ariko mu buryo bujyanye n'icyerekezo cya Pi Network, aho token igomba kuba ifite akamaro nyako muri product cyangwa muri application yayo. So gutangira rero token gusanga abantu bayigura, ahubwo ni gutangira token ikoreshwa mu kintu gifatika. Ibi bisobanuye ko umushinga ushaka gutangiza token kuri Pi Launchpad ugomba kuba usanzwe ufite application ikora. Nuvuga ko token iza isanga product isanzwe ihari aho kuyikora nyuma. Ibi rero ni ingenzi cyane kuko bituma token igira agaciro kuva ku munsi wa mbere. Reka tubisobanure mu buryo bworoshye. Niba hari company ifite app yo kugurisha ibintu, ishobora gukora token ikoreshwa muri iyo app, nko kwishyura, kubona services zihariye cyangwa guhabwa rewards. Iyo token niba ari igikoresho cyo gushoramo amafaranga gusa, ahubwo iba ari n'igikoresho gikoreshwa buri munsi. Ibi nibyo Pi Network ishaka kugeraho, ni ukora ecosystem aho token zose zigomba kuba zifite utility aho kuba speculation gusa, nkuko tubona ku ma exchanges ari decentralized. Ikindi kintu gikomeye cyane kuri Pi Launchpad ni uburyo amafaranga akoreshwa. Mu buryo busanzwe bwa crypto, iyo umushinga utangije token, amafaranga avuyemo ajya muri uwo mushinga, ariko muri Pi Launchpad ibintu birahinduka. Amafaranga ya Pi atangwa n'abitabira launch ntabwo ajya ku mushinga gusa, ahubwo ajya muri liquidity pool hamwe n'iyo token. Ibi bituma habaho market cyangwa isoko rihamye kuva ku ntangiriro, aho abantu bashobora kugura no kugurisha token mu buryo bworoshye. Ibi bifite akamaro gakomeye cyane kuko bituma habaho liquidity ihagije, kandi bikarinda ko token ihita ihinduka ikintu kidafite agaciro cyangwa igikoresho cy'uburiganya. Ku ruhande rw'imishinga, Pi Launchpad ibafasha kubona abakoresha imishinga kandi ba nyabo. Mu buryo busanzwe kubona aba users cyangwa abagana umushinga ni ibintu bihenze cyane. Companies yishyura amafaranga menshi mu kwamamaza no gushaka abakiriya, ariko Pi Network yo ifite community nini cyane ku isi, turabizi, kandi bivuze ko umushinga ushobora kubona abawukoresha benshi mu buryo bworoshye, kandi abo
abantu babinjiye muri uwo mushinga si abantu basanzwe gusa, ahubwo benshi muri bo ni abantu baba baramaze gukora KYC muri Pi Network. Bivuze ko aba ari abantu bizewe kandi ari abantu nyakuri. Ibi nanone bituma imishinga ishobora kugerageza product zayo, kubona feedback no kuzinoza mu buryo bwihuse. Ni uburyo bwo gukura bujyanye n'abakoresha iyo mishinga, abakoresha aba users nyabo, aho kuba ibitekerezo gusa. Ku ruhande rw'abapayoniya rero, Pi Launchpad ibaha amahirwe mashya cyane. Bashobora kwinjira mu mishinga itandukanye, bakabona tokens zayo kandi bakazikoresha mu ma app nyazo. Ibi rero bitandukanye cyane na Web2, aho abantu bakoresha app gusa nta kindi bafite. Hano muri Web3 ya Pi, umukozi wa app aba afite uruhare mu bukungu bwayo kuko aba afite token zayo. Ibi bituma habaho icyo twita feedback loop, aho umupayoniya akoresha product akabona uko ikora, akayigereranya n'izindi zirimo aho ngaho kandi akagira uruhare mu gutuma itera imbere. Iyo product ari nziza, abantu bayikoresha cyane bariyongera, bityo token nayo ikagira agaciro. Ariko iyo itari nziza, abantu barayireka, bityo agaciro kakagabanuka, akawa mugani ngo akeza karigura. Ibi rero bituma imishinga ihatirwa gukora ibintu bifatika bifasha abantu, bifasha community ya Pi ndetse n'abandi bashyashya bagenda baza bagana project. Ikindi kintu gikomeye ni uko Pi Launchpad izafasha cyane mu kubaka DEX ya Pi Network. DEX ubundi ni exchange ikorera kuri blockchain, aho abantu bashobora gucuruza token mu buryo bwigenga. Ariko kugira ngo DEX ikore neza, hakenewe tokens nziza zifite utility n'ama liquidity ahagije. Niba nta tokens nziza zihari, DEX iba yuzuyemo tokens zidafite akamaro, bityo bikagira ingaruka mbi. Pi Launchpad izafasha kuzana tokens zifite akamaro kandi zifite liquidity kuva ku ntangiriro. Ibi bizatuma DEX ya Pi ikura mu buryo bwiza kandi butekanye. Niyo mpamvu Pi Network yatangije Launchpad kuri testnet mbere. Bashaka ko abantu babanza kuyigerageza, bakamenyera uko ikora, bagatanga ibitekerezo, hanyuma bagakosora aho bikenewe mbere yo kuyishyira kuri mainnet. Ibi rero ni ingenzi cyane kuko bituma system iba yarageragejwe neza mbere yo kujya ku rwego nyarwo. Ni uburyo bwo kwirinda amakosa no gukora ibintu byizewe kandi bizaramba, bikazanira inyungu project ndetse n'abayikoresha aribo bapayoniya. Tutirengagije abapayoniya bagira uruhare kugira ngo izo app zitanga service nazo zijyemo kandi zikore. Mu gihe cya testnet, ibintu bishobora rero guhinduka kenshi, uburyo ibintu bikorwa, igihe bifata n'ibindi bishobora guhinduka bitandukanye. Ibi rero ntabwo ari ikibazo, ahubwo aba ari igice cyo kugerageza no kunoza system. Iyo byose bimaze kunozwa rero, nibwo Launchpad izajyanwa kuri mainnet, aho izatangira gukoreshwa mu buryo bwuzuye. Iyo turebye hazaza, Pi Launchpad ishobora kuzahindura cyane ecosystem ya Pi Network. Ishobora kuzatuma habaho app nyinshi, ubucuruzi bushya n'uburyo bushya bwo gukoresha Pi. Ibi bizatuma Pi itava gusa ku rwego rwo kubikwa, ahubwo igakoreshwa cyane mu buzima busanzwe, kandi uko izagenda ikoreshwa cyane n'aka gaciro kayo kazagenda kigaragaza. Ariko nanone ni ingenzi kumva ko ibi bitazaba ako kanya. Mu rugendo rukeneye igihe, rukeneye iterambere, rukeneye no gukorana kw'abagize Pi Network, aribo bapayoniya ba community muri rusange. Kuba payoniya rero badukurikiye banazi Pi Network, ubutumwa ni bumwe bagomba gusigarana cyane muri iki kiganiro. Tugomba gukomeza gukurikirana uyu mushinga wa Pi Network, tukagerageza
Pi Launchpad kuri testnet, ndetse tukanatanga ibitekerezo kuko ibi nibyo bizafasha mu kubaka system nziza izagirira akamaro buri wese. Soza rero ntizimbye magambo, Pi Launchpad ni imwe mu ntambwe zikomeye cyane Pi Network iteye mu rugendo rwo kubaka ecosystem ifite agaciro nyako. Ni igikoresho kizafasha guhuza technology n'ubuzima busanzwe, kikazana amahirwe mashya ku bapioneer, ku bacuruzi ndetse no ku mishinga. Kandi ko iyi system izagenda ikura, niko Pi Network izagenda igira ku ntego zayo, intego zo kubaka urubuga rukoreshwa n'abantu benshi ku isi mu buryo bworoshye, bwizewe kandi bufite akamaro nyako mu buzima bwa buri munsi.